muri ubwo buryo rero warugarutseho n'uburyo urumva abanyamahanga bari muri mu mitegurire ya Cecafa babibonaga bose batunguwe n'uburyo hari n'iyo mobilisation yakozwe kandi mu by'ukuri tunashimira n'inzego federation ndetse na ministeri n'abandi bafatanyabikorwa bose b'umupira birumvikana inzego zitandukanye z'igihugu ibintu byateguwe neza pe warabibonaga mu mujyi byapa ku modoka ni inkuru yavuzwe cyane midi bigiramo uruhare abanyarwanda barahaguruka baritabira umutekano wari wose ku banyamahanga badusuye baje gufana amakipe yabo cyangwa se baje mu mikino ibintu mu magambo magufi buri wese wabigizemo uruhare yakoze inshingano ze neza cyane so evaluation cyangwa se raporo yatanzwe yari uko irushanwa ryagenze neza cyane kuri grade ya A rwose icyo nakwita ni grande distinction mu by'amashuri kwa bizi gutyo no kuvuga ngo abantu babikoze neza birenze urugero byari bishimishije cyane bimaze kuba gutyo rero abanyamuryango bari bakiri Kigali baricara bavuga ati ariko aba bantu basabye imyaka 5 umwaka wa mbere ko bawukoze neza ese tubongera indine baravuga bati duhise tura kigakora nk'ibyo Urwanda ruri gukora kikabidinga gisaba kwakira Cecafa kandi muri logique ubundi ibintu nk'ibi ngibi bihuza ibihugu byinshi haba harimo nyine rotation kugenda biva hamwe bijya handi baravuga bati reka tubahe indi myaka 2 isanga wa mwaka umwe ubwira bibaye imyaka 3 ni igitekerezo cyo myaka 3 cyavuye n'uyu dushoje uyu Rayon Sport yatwaye ndetse n'iyi myaka 2 yindi igiye gukurikira baravuga ati noneho ni muyakire hanyuma tuzarebe niba nta kindi gihugu kiri tayari gukora ibirushije ibyo mwe muri gukora no kuvuga hari standard muzamwamaze gusetinga tuzayigira nk'urufatiro tuzavuga ko ariyo minimum ariho hanyuma tuzabwira ibihugu tuti ese ku Rwanda rugeze aha rutegura Cecafa uri tayari kuharenza cyangwa byibura kuhagera cyangwa uri munsi ureka u Rwanda rukomeza uryakire iyindi 2 ihitiba 5 iyi ngiyi biri baduhaye gukuraho uyu wareye ikaba 3 bazongera bakora isuzuma barebe no batwongera indi 2 ikaba 5 nkuko twari twabisabye umwanzuro basoza umwanzuro wa Cecafa banditse ko Cecafa has also asked member associations interested in hosting the senior challenge cup nuvuga no basabye abashaka guhostinga none Cecafa y'ibihugu mubanze muheraho nimubanze mu bidingire kwakira Cecafa y'ibihugu murabizi ko iyi ni Cecafa Kagame Cup kwa ya Macleb noneho iyi bihugu bafunguye baravuga bati noneho ni musabe noneho abashaka kuzakira ibihugu gukinwa ryari iyo mperuka hafi ni abagore ruka 22 y'abagabo numva ntayo yarasinziriye abantu bararekuye ngira ngo soza noneho ngiye mbabwira icyo mbona muri way forward soza ikindi namenye nuko u Rwanda ahubwo Rwanda bwiye Cecafa ko ati ibi mushima ngo twagize excellence cyangwa se grande distinction mu kwakira competition ati ntabwo twabahaye ibyo twagombaga kubaha byose nicyo naringiye kuvuga Cecafa iti ntabwo bishoboka ubu hari icyo mwasize bati twarabisize byinshi kwako buriya igihugu cyakiriye gifata nsharje amakipe ibijyanye na transport ibijyanye n'imirire ibijyanye n'amahoteli byose nka kuri ya James yari park n'ibiki byose u Rwanda rwarabyishyuraga gusa u Rwanda ariko buriya nk'iyo equipe yagiye parking hari ubundi bavuga ko buri mukinnyi